Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti z'Imana, ndabaramukije bakundwa mu mwami Yesu, mbifurije umugisha w'Imana. Nk'uko bisanzwe ni mwene So Mutuyemungu Jean-Pierre waramutsa, mbifurije kurindwa, mbifurije ngo imbabazi z'Imana n'ubuntu bwayo bigwire kuri mwebwe mwese. Amen. Nshimiye abambanjirije muri iki cyumweru kuva ku wa mbere kugeza kuri uyu munsi. Nanjye ndaje ngo dukomezanye twumve ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rituyoboye riri mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma ibice byaho ni 12 umurongo ni wa 12. Haranditse ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Amen. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Amen. Reka nongeraho n'iri naryo riri muri Yakobo ibice byaho ni 5. Dusome ijambo ry'Imana muri Yakobo ibice 5, dusome umurongo wa 11. Haranditse ngo mwibuke yuko abihanganye tubita abanyamahirwe, mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi ryinshi n'impuhwe. Amen. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe, mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Amen. Ijambo ry'Imana mu rwandiko cyangwa mu byahishuriwe Yohana iyo atangira yandikira amatorero 7 yo muri Aziya, koreka mvuge ku makuba, aravuga ngo ndabandikiye bene data dusangiye ubwami n'amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndashaka kuvuga ko kuva Satani yamanukira isi hatangiye kubaho amakuba, hatangiye kubaho ibyago. Kuva mu isi ya mbere yabayemo Adamu na Eva, kuva icyaha cyakwinjira batangiye kugira amakuba yo gupfusha, kuko Kayini yishe Abeli. Ibyo ni ibyago byari bikomeye, ndetse uwitwa Kayini aba inzererezi n'igicamuke. Uyu muryango ugira amakuba. Kuva icyo gihe indwara zirinjira, imivumo irinjira, ibibazo birinjira. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo mbese ibyo ni hehe twabihungira. Aravuga ngo mu isi ntaho, mu ijuru niho iwabo wabera, niho abizera bazaruhukira. Reka mbwire uri mu isi wese ko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ntabwo ari bikeya. Cyakora haleluya, Zaburi kavuga ngo Uwiteka mukiza muri byose. Ntabwo nemeranya n'abigisha n'abavuga ubutumwa n'abahanura bavuga ko umukiranutsi atahura n'ibyago, atahura n'amakuba. Oya, ahubwo nimwumve, uyu wandikiye Abaroma ni Paul, nawe ubwe ni umuhanuzi, ni umubwirizabutumwa, ni umukozi w'Imana w'imbaraga. Ariko iyo mu byirato bye yirata, aravuga ngo reka mbarushe kwirata. Aravuga ngo nabaye mu muhati,
aravuga ngo ibihe bimwe abayuda barankubise inkoni, abaroma barankubita, aravuga ngo naraye mu nyanja mu bihe bitandukanye nteraganwa n'imiraba n'imiyaga. Asobanura uburyo yakubiswe inkoni zitwa inga, ni inkoni zigira imisumari. Asobanurwa uburyo ari mu kaga gatewe na bene se b'ibinyoma bamubeshyera. Isi yuzuye ibiteye ubwoba ariko ntibiguca intege. Paul abwiye abaroma aravuga ngo mwabaroma mwe, ndabizi ko amakuba hari n'ibyago bihari, ariko mwishime. Iri jambo ryo kwishima hagati mu makuba risobanuye iki? Ko yaribwiye n'Abafilipi kandi akabibandikira ari muri gereza afunze azira guhamya Yesu. Kuki akunda gusubiramo ijambo rivuga ngo mwishime, mwishime iteka no mu makuba? Iri jambo ryitwa ibyishimo, kandi umuntu w'inyuma ababaye ni intsinzi igaragaza ko twakiriye Kristo wavuze ngo mbasigiye amahoro. Haleluya. Mbahaye amahoro y'umutima, nubwo mu isi muzagira umubabaro, ariko muri nge muzagira ibyishimo. Haleluya. Muzakomera. Ibi byishimo ni icyerekana ibindi byiringiro umuntu w'imbere afite, ko nubwo uyu w'inyuma ababaye, nubwo uyu w'inyuma arwaye, nubwo ahuye n'akaga ko kwangwa agatabwa, ariko hari ibyiringiro by'uko ejo nzabona igitondo cy'umuzuko, igitondo gihoraho, aho batarwara, ahataba divorce, ahataba inzangano, ahataba induru, ahataba indwara zidakira n'ibyorezo, ahataba umubabaro. Ibyo byishimo ni igihamiriza umwanzi Satani, ukamuhamiriza ngo nta cyantanya na Yesu, nta bya none nta n'ibizaza. Ibyo byishimo ni igihamiriza umwanzi wawe ko ufite inshuti nyanshuti kandi itaguhemukira. Umva, Bibiliya iravuze ngo kandi, haleluya haleluya, iravuga ngo nimumara kwishima, ikindi mugomba gukora nyuma y'ibyishimo, mugire ibyiringiro kandi mwihanganire amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Ibyo kwihangana mwabyumvise. Bibiliya iratubwiye ngo mbese ntabwo mwumvise ibya Yobu uko yihanganye? Amaze kwihangana Imana ikamugirira neza, Imana ikamugarukaho nyuma yo gushikama, nyuma yo kutagwa, nyuma yo kudakorera ibyaha mu bigeragezo, nyuma yo kwihangana no gushikama no gusenga. Ntimuzi ko Imana yongeye kugaruka kuri Yobu bwa kabiri ikamugirira neza? Reka nkubwire ngo humura, nta kintu urimo urwana nacyo, ntacyo urimo ucamo Imana itagukuramo. Uzi impamvu? Ngo nuko Imana igira imbabazi nyinshi. Mu maganya ya Yeremiya mu bice 3 ndatekereza havuga ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana itanezezwa no guhora ibabaza umuntu iteka, naho yamubabaza izongera imugirira ibambe. Imana ni kugirira ibambe. Urushya igihe kinini, ahari urushya igihe kinini, urumva umutima uremerewe, amarira yuzuye mu maso, agahinda ni kenshi n'iyo uryamye, ariko Imana ikugarukeho. Ndagusengeye ngo Imana ikugarukeho. Nyuma yo kwihangana, kumvisha ko Imana agiriye neza Yobu, nyuma yo gushikama, ntutukane, ntutakaze ibyiringiro, ahubwo ugakomeza ugasenga ugakiranuka, Imana izakugirira neza. Si wowe wa mbere unyuze muri byo, si nawe wa kabiri. Kandi Imana yerekanye ko ifite ubunararibonye, ifite experience mu gutabara abageragezwa bose, abananiwe bose. Imana yacu ibaha intege, igasubiza intege mu bananiwe, n'imitima irushya ikongera ikayihembura, kandi nyuma y'ibyo byose ikongera ikakugirira neza. Kandi hari n'ikamba ry'ubugingo ritangirika izaha bihanganye n'abanesheje. Nuko komera umutima, ushikame mu rugamba urwana, kandi ntukaneshwe, ntukabe ikigwari, ahubwo ube intwari. Data azaguha ingororano. Imana iguhe umugisha, amahoro y'Imana aguherekeze none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu. Amen, amen.